ngo ngiye nabwiye umuhanzi ngo nzamwica ngo ni wabo ni bamuhanda uko ndi kubivuga niko nasanze mu statement ngo nzamwica ni wabo ni bamuhanda bati indese bakina indirimbo dushakamo izina turaribura dushakamo ikibazo ikigaragaza ko iyo story ari umuntu ndi kuvuga ari umuntu runaka ndi kuvuga turabibura. Anjewe bamamagaye narahamagaye nanje muri reb baramamagara ngo ari umuhanzi wavuye ya nyine ngo twashatse kumenya uko bimera impamvu nyine yakumuntu yakuri indirimbo imeze gutya ni muzima se cyari ikintu ari trauma wamuteye waramuteye agahinda bimeze bi cyangwa afite ikibazo. Anyway, shout out kuri uriya mugabo uriya mupapa uriya ni papa wanje ni uriya mugabo niwe wandeze actually ni mukuru wa papa wanje papa wanje wanyaba na Europe. Oh, welcome back. Nize stories ziri gutrendinga cyane muri showbiz mu Rwanda muri amasaha. Now it's your turn. Ingo yitwa Ishkevin. Semana Keve. Ingo yitwa gukora EP yise Semana. Ni EP indirimbo zitandukanye ndetse kamaze imisi cyashize indirimbo yise Bizima kikubwira nyine mukore bizima. So, mu misi yashize njye mwabonye inkuru yari kwitangazamakuru kimwe hanga mu Rwanda ifite umutwe ugira uti bamwibeshyeho. Umubyeyi wa Ishkevin agarutse ku nkuru z'ubujura zavuzwe ku muhungu we. Ni inkuru yasohotse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 igaruka ku mugabo witwa Semana Jeunesse akavuga ko ari umubyeyi wa Ishkevin avuga ko yagarutse ku iherutse gushinjwa umuhungu we wavuzwe kugira uruhare mu bikorwa by'ubujura nta hantu bihuriye n'ukuri ari nayo mpamvu atigeze abiha agaciro ndetse bivuze akabifata nkaho bibeshye. Uyu mugabo witwa Semana bigarutseho nyuma yo kurangiza isiganwa rya Huye Rally 2024 ari yitabiriye aho akina ari kumwe n'umuhungu we Hakizimana Jacques. Okay. Hanyuma rero Ishkevin bwari mu kiganiro The Choice agarutse kuri iyi nkuru avuga ko ibyatangajwe bitari ukuri avuga ko umubyeyi we ise umubyara usanzwe mu gihugu cya Kenya atari uriya twabonye muri itangazamakuru nko iyo nkuru maze gusoma ibigarukaho. Ishkevin rero agarutse gutangaza ibingibi binyuze kuri televiziyo Isibo aho yagize ati papa ko twabonye ari umuji nawe ko yakoze interview ku gihe. Anyway, shout out kuri uriya mugabo uriya mupapa uriya ni papa wanje ni uriya mugabo niwe wandeze actually ni mukuru wa papa wanje actually ni mukuru wa papa wanje ariko uriya mupapa yarandeze was a kid when I was a young kid papa wanje wanyaba na Europe kageze hano tu sometimes to Kigali cyangwa nza kumureba. Yes, ibyo ngibyo byonyine Ishkevin agarutseho akaba yagarutse kuri muri ZEO TRAP y'inguyu uziko aherutse gukozanya aho binyuze mu ndirimbo ndetse bataranya amagambo bikomeye cyane bikagera naho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB byinjiramo guhamagaza witwa ZEO TRAP nyuma ko indirimbo yise Sinabyaye yasohotse mu isi yashize abakurikiye umuziki mwarayumvise. Gusa kuri Ishkevin ntabwo byigeze bimanyekana niba RIB yaramutumijeho cyangwa se niba ari ikirego yatanze byagenze bite ubundi Ishkevin ajya muri RIB nabyo byumva ko byagenze icyo uko bigarutseho n'icyabaye. Gusa itunguranye nuko Ishkevin we yango asanze ZEO TRAP yaravuze ati nawe yarantutse nanjye ndamusubiza gusa ngo wumvishe indirimbo ya Ishkevin bumva nta jambo ririmo cyangwa se nta muntu runaka yatutse nkuko we byari bimeze. Anjewe bamamagaye narahamagaye nanje muri reb baramamagara ngo ari umuhanzi wavuye ya nyine ngo twashatse kumenya uko bimera impamvu nyine yakumuntu yakuri indirimbo imeze gutya ni muzima se cyari ikintu ari trauma wamuteye waramuteye agahinda bimeze bi cyangwa afite ikibazo banyinira indirimbo reka banza tubwire njyewe baramamagaye barambwira ngo ariko uwo muhanzi yavuze ngo urashaka ngo kumwica ngo uzamwica ngo ni wabo ngo nibamushyinga kuko natanze statement iri official do ndi kuvuga biri legit ntago ndi kubeshyira ntago nabeshyira ngo ngiye nabwiye umuhanzi ngo nzamwica ngo ni wabo nibamuhanda uko ndi kubivuga niko nasanze mu statement ngo nzamwica ni wabo nibamuhanda bati indese bakina indirimbo dushakamo izina turaribura dushakamo ikibazo ikigaragaza ko iyo story ari umuntu ndi kuvuga ari umuntu runaka ndi kuvuga turabibura. Rero niba mwebwe mwacagiza abantu ukababwira ibintu mukabashyushya bro ariko ni fresh bro. I like the fact that ibintu ngibi bisigaye biba n'abantu bakabiha attention at least, you know. So if some people are giving attention to that shit, yeah, maybe it's nice, it's good for someone. Yeah, big time. Yeah, I'm supporting the movement. Keep doing it. Kuna ifoto anyway nakwereka statement yanjye nanjye nagiye ngiye gutanga statement bumva indirimbo mumfa nta muntu nabwiye ko nako bimeze. Ya verse nanditse back then is beef zaba holic sister atangira nanditse ndi Nairobi nanditse ndi Kigali ndaza ndayirigodinga ndi hano ndavuga uti iki verse kirarenze reka nyi bless igira abahungu kuvaza barimo n'abandi bahungu basazamo nayikozemo hakirimo Bruce the First gusa
so n'abandi benshi bazamo dukora igitrack cya fresh man kiri gucenjinga again yeah so nawe nuza hano uhita nkubwira nanjye nshatse nakwiyunguza nkahita nkubwira uti sasuzi bro ni wowe nabwiraga yuko uzakuburisha ni wanyu wagwana usura bizika atari wowe navuga okay so umuntu wanyatatse ndamutse nkoze umurongo uri hardcore wose bitabyumvikana ko ndi kubwira uriya muntu wanyatatse jewe nago nkigira urugomo twarakuze tumaze kuba abantu bazima ubu turashaka umuziki wacu uzajya tuvugira umuziki ari wo wonyine uri legit indirimbo ita succeeding ubwo you need to work more so nago nshaka gufata time yo gutukana n'abantu so beef ni fresh this ni fresh ariko ukirinda kwimena inda tu ko ariho na Paul kira gutyo kimena inda wenyine you be cancelled because of your own that's it. This is another story ndi ngwimo gutrendinga cyane muri Kigali nigaruka kushinzwe gutegura ibitaramo uyu nguyu ushinzwe gufata ku ngufu abakobwa wow what's happening in Kigali. Hanyuma inkuru yamaze gutangaza benshi nyuma yuko umuraperikazi yitwa Angel Mutoni ndetse n'umuhanzi witwa Eric Wanke bikuye mu bikorwa byari kugaragaramo by'iserukiramuco rizwi nka Volcano Fest bakabashinja umwe mu baritegura ibikorwa bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Aba banditse ku mbuga nkoranyambaga zabo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 bagaragaza ko batishimiye inkuru z'uko umwe mu baritegura cyangwa se bategura iserukiramuco yasambanyije abagore ku ngufu. Angel Mutoni wabimburiye abandi agaragaza cyangwa se binyuze ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko kubera ibirego biteye ubwoba by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gukoresha nabi ububasha nk'ubw'umwe mu bategura Volcano Fest yahisemo kwikura muri iri serukiramuco hakiri kare. Mu butumwa bwe yanditse ngiye no kubasomera yanditse agira ati ntabwo nzakora kandi ntabwo nzashyigikira ikintu cyose kijyanye na Volcano Fest. Nukuri numejwe n'ibikorwa byoteguye kandi nanze kuba indorerezi tuje mu isi ikomeje kwanga kuduha umutekano. Yakomeza agira ati ndasaba imbabazi wari untegereje anyuze amatsiko muri ku rubyiniro nk'umugore umufeministe ndetse n'impirimbanyi iri guharanira kurandura burundu ihohoterwa rikorerwa abagore mpagaze ku ruhande rw'indangagaciro zanjye. Aya ni amagambo ya Angel Mutoni akavuze ko ngari ku ruhande rw'abahohotewe ndetse aranabihanganisha mu bihe bikomeye bari kunyuramo muri iyi minsi. Hanyuma uwitwa Eric Wanke nawe yanditse agaragaza ko ubuhamya bwe bw'ibikorwa by'uyu musore utegura iri serukiramuco rya Volcano Fest avuga ko yabwiboneye n'amaso ubwo yasambanyaga umugore bahuriye mu birori byari byateguwe na Volcano Fest kuri Mundi Center. Avuga ko uyu musore yabanje guhohotera umukobwa usanzwe akina filime ndetse akaba n'umudj nyuma bakaza guhosha nyine uko bivuze ko bumvikanye bikaza kurangira. Gusa nyuma yaho uyu nguyu Eric Wanke avuga ko yaje kwisanga yicaye ku meza iriho abagore babiri ndetse bari kumwe n'uyu musore utegura iri serukiramuco akaba ngo yari yasinze bikabije. Eric Wanke yavuze ko yatunguwe n'ibikorwa by'uyu mugabo ku mugore umwe muri abo ngabo bari bicaranye kuri iyo table. Avuga ko nyuma batashye mu rugo rw'abagore kandi bagezeyo buri umwe ajya mu cyumba ariko uyu musore we yakurikiye umwe muri abo bagore mu cyumba cye akaza no kumufata ku ngufu. Ikindi Eric Wanke akomeza avuga ko yabiboneye n'amaso ye uyu musore ari hejuru y'uyu mugore yamukweba imyenda akaza kumubuza ariko undi bikaza kurangira abikoze. Eric Wanke avuga ko kubera ibyo yiboneye n'amaso yahisemo kwitandukanya n'ibikorwa byose bya Volcano Fest. Amagambo yakaba yanditse agira ati ntabwo nshaka kugira aho mpurira n'ibikorwa bya Volcano Fest mu gihe cyose uyu musore yaba akirimo. Ntabwo nzemera ko akoresha nabi ububasha bwe mu gufata ku ngufu kwe. Ntabwo byarangiriye aho ngaho gusa ikindi nakubwira nuko itsinda rinini ry'abategura Volcano Fest ririmo witwa Clemence Tuyishime uyu akaba rushinzwe imari akaba witwa Bruno akaba usanzwe ari umujyanama ndetse n'umuyobozi w'umushinga wa Volcano Fest yitwa Nadia Kamasa. Uyu nguyu akaba witwa sanga byarangiriye gusa indi story hari nakubwira nuko cyangwa se indi nkuru igezweho muri update kuri ibi ngibi nuko itsinda rigari ry'abategura Volcano Fest ririmo ushinzwe imari umujyanama kaza n'abandi batandukanye barimo n'umukorerabushake ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakaba basabye imbabazi kubera imyitwarire mibi ya mugenzi wabo. Mu butumwa banditse bo baragira bati turifuza gusaba imbabazi tubikuye ku mutima abashobora kuba baragizweho ingaruka n'imyitwarire itemewe ibivugwa ko yakozwe n'umwe mu bagize iri tsinda
ritegura Volcano Fest. Ati turabizeza inkunga yacu yose mu ntambwe zose bifuza gutera harimo n'ibikemurwa n'amategeko. Okay. Bakomeje bavuga ko bamaganye imyitwarire nk'iyi ndetse biyemeje kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ndetse no guteza imbere umutekano utabogamye. Okay. Hanyuma ikindi kintu bavuga ko mu mwaka wa 2023 bari biyemeje kwinjira muri iri tsinda ry'abategura iri serukiramuco, ariko kuri ubu bakabona imyitwarire bafite ihabanye n'indangagaciro bagenderaho, bakabasa umuntu wese waba yarahohotewe kubimenyesha wabikoze akabiryozwa. Ikindi nuko mu kiganiro umwe mu bashinjwa guhohotera nubwo batafuje gutangaza amazina ye mu kiganiro giranye ibitangazamakuru bitandukanye hanga mu Rwanda, uyu musore ushinjwa gufata ku ngufu yavuze ko ibyamubayeho byamurenze kuko abo bakoranaga bambariye cyangwa se biyemeje kumutwara iri serukiramuco, kavuga ko ngari akagambane yagiriwe. Mu magambo ye yanditswe mu gitangazamakuru na igihe yagize ati igihe byandenze, ibyo bavuga sibyo, ibyo byaha bavuga bahamya ko byabaye mu minsi ishize, nyamara nta kirego na kimwe mfite kinkurikiranweho. Ati kigaragara nuko umugambi wo kuntwarira iri serukiramuco ari wo bafite, ariko rwose ntabwo ari byo. Yavuze ko nyuma yuko ibyavuzwe bigiye hanze, nyamara we nyuma arengana yiyemeje kugana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, avuga ko yiteguye kugana urwego kugira ngo rumurenganure. Ubundi Volcano Fest ni serukiramuco rizabera mu karere ka Musanze ku itariki 6 kuva ku itariki ya 4 kugeza ku itariki 6 Ukwakira mu mwaka wa 2024, mu gihe rizaririmbamo abahanzi batandukanye barimo nka Martin, Ice Nova n'abandi batandukanye. Iri serukiramuco rigiye kuba ku nshuro ya 4 risanzwe ribera mu karere ka Musanze, rikamara iminsi 3 risusurutsa abakunzi b'umuziki batandukanye baba batembereye muri aka karere. Iri serukiramuco ryateguye mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo ndetse n'ababyitabira, yaba abo mu Rwanda ndetse n'abahanze y'igihugu, bagira umwanya wo gutembera bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga bitatse intara y'Amajyaruguru. Volcano Fest isanzwe ibera hitwa Red Rocks Culture Center mu karere ka Musanze muri ahitwa Nyakinama, yatangiye mu mwaka wa 2021. Ko bimeze muri iri serukiramuco, urumva ko inkuru zikomeje kuba nyinshi cyane. Hanyuma inkuru z'ubwambure nazo zikomeje kuba nyinshi cyane muri Uganda nyuma y'inkuru y'umukobwa witwa Gloria Buji. Uyu ni umukobwa ufite inkomoko mu Rwanda, akaba umuhanzikazi urimo kuzamuka muri Uganda. Uyu nawe mu minsi yashize mwabibonye cyangwa se mwabikurikiye, bigaruka ku nkuru ze zivuga ko amashusho y'ubwambure yagiye hanze. Umukobwa yaje kwemera karaye, ariko akavuga ko ngari umukunzi we yashize hanze, cyangwa se hari undi muntu yarahaye akashira hanze. Hanyuma indi nkuru ihari nigaruka kuri Juliana Kanyomozi. Uyu nguyu umuhanzikazi afite ibigwi bikomeye ari mu gihugu cya Uganda. Nawe muri iyi weekend ha amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga muri kiriya gihugu agaragaza ubwambure bw'umukobwa bavuze ko ari Juliana, nubwo Juliana yamaze kanyomoza mu butumwa yashize ku rubuga rwa X, ahanditse avuga ko ari amashusho ataraye. Mu butumwa yanditse agira ati hari amashusho ari kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse abari kuyakwirakwiza bakavuga ko ari njye urimo. Ndifuza kubwira rubanda ndetse n'abafana banje ko atari njye uri muri ayo mashusho, nkaba ntanazi abagizi ba nabi bayihishe nyuma. Yakomeje avuga ko yitandukanyije n'ayo mashusho, asaba abantu bose n'abafana be gukora kutakwirakwiza aya mashusho. Birakomeye cyane amashusho y'ubwambure. Bundi muri Uganda ikintu cyo gihari kimwe nuko buri kwezi nta mwaka washira hatagaragaye amashusho y'ubwambure y'umwe mu byamamare cyangwa se umwe mu bantu bavugwa, yaba umuto yaba umukuru, ndavuga bafite amazina akomeye n'abafite amazina ari hejuru. Ntabwo babona amashusho y'ubwambure yagiye hanze uko byagenda kose. That's it. Nuko duhagaze uyu munsi, dukomeze mugira ibihe byiza. Keep having a good time.